Turi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Mfashe umwanya kugira ngo ngutembereze muri iyi kaminuza nziza cyane ku rwego rw'igihugu ndetse no mu isi muri rusange. Nkwereke tumwe mu duce tujya kumera nko muri Edeni duhereye muri iyi kaminuza. Harimo ahantu heza ho kwicara mu gihe wifuza akayaga ndetse n'umutuzo. Inyubako zidasanzwe zikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Harimo imikino, kwiga ndetse n'ibiro by'abayobozi bitandukanye bimeze neza cyane. Ntabwo ngutembereza gusa ahubwo ndaza no kugusobanurira amwe mu mateka yaranze iyi kaminuza kuva igitangira kugeza uyu munsi. Nitwa BYT, mwe munkurikiye mbahaye ikaze ku murongo mugari wa YouTube. Nkuko twabyemeje ndetse nuko twababwiye nuko tubagezeho ibintu biri live kandi byizewe. Kugira ngo uzubana natwe buri munsi manzi dushyigikire ukanda kuri buto wa subscribe. Demon Live. Kaminuza yizemo umubare w'abantu benshi cyane, nawe wasanga warahize cyangwa kugeza n'umunota ukaba uhiga. Waduha igitekerezo cyawe ubinyujije muri comment. Ese ukiga hari hameze gute? Nawe uri kuhiga uyu munsi ntabwo hejwe, watanga igitekerezo cyawe ukatubwira uburyo uhabona kuva ucyagera kugeza uyu munsi. Ubundi ku bantu mutazi neza, iyi kaminuza iherereye mu karere ka Huye, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo. Ugihinguka mu mujyi wa Huye usanganirwa n'ibyanya nyaburanga birimo inzu ndangamurage y'u Rwanda, ariko bikomeza kuryoha iyo ukomeje urugendo ugana ahubatse kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ukigera kuri main gate uhita uhabona inyubako eshatu ndende zegeranye zikagaragara neza cyane. Izi nyubako ni hostel zicumbikira abakobwa biga muri kaminuza. Hostel mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni amacumbi yo kubamo. Abahabaye murandusha cyane, duhure muri comment mumbwire uburyo hari hameze. Ugikomeza umuhanda uva kuri main gate winjira muri campus neza, uhita nanone ugera ku nyubako ndende ziri muri iyi campus. Iyi ni inyubako y'ikoranabuhanga yubatswe n'ikigo cya Koiko, n'ubundi bayitirira izina Koiko. Harimo amaklase bigiramo, computers room ndetse n'ibyumba bikorerwamo ibizamini by'akazi. Umanutse gato hepfo y'inyubako uhasanga izindi hostel ziteganye. Ku ruhande rw'ibumoso rwawe hari hostel zicumbikira abahungu zitwa Titanic. Nugaruwa amaso hino iburyo bwawe urahabona izindi hostel uretse ko zo zicumbikira abakobwa, zikaba zitwa Nyarutarama. Nusubira inyuma gato ukazamuka niho uba utangiye kwinjira muri campus neza. Utangira uzamuka urahita ugera ku kigega kirekire cyanditseho University of Rwanda. Hafi y'iki kigega niho hari papeteri zifasha abanyeshuri guprintinga wake bahawe mu gihe runaka ndetse n'izindi serivisi zitandukanye. Ukihagera iyi nyubako iri imbere neza niyo yitwa Bâtiment Central. Uzumva bavuga ngo ni iruhande kwa Mandahande. Nkubwiyeho gake, iruhande hamenyekanye kuva mu myaka y'1510. Hazwi nk'uruhande kwa Mandahande biturutse ku muhinza wahabaga witwaga Mandahande. Impamvu hiswe iruhande nuko umunsi umwe umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli yaje guhirika Mandahande avuga ko aje guhera ruhande, maze agakomeza mu isi byahuye kwivugana undi muhinzakazi witwaga Nyagakecuru. Ngiyi nkomoko y'iruhande. Iyi batima ubu niyo nyubako irimo ibyumba byiza cyane byo kwigiramo bitandukanye. Internet yaho inyaruka nk'umurabyo, mbese iyo uhicaye ibintu biba bishimishije cyane. Inyuma y'Ibatima neza hari izindi nyubako nziza cyane, ari nazo zitageretse, zikaba nazo ari andi macumbi y'abakobwa. Hakiyongeramo n'abandi bantu babamo bafite ubumuga butandukanye. Iyo ukomeje imbere niho uhita ugera ku bibuga by'imyidagaduro, imikino itandukanye harimo nka volleyball, basket ndetse n'indi mikino itandukanye. Wakomeza uwo muhanda uhita ugera kuri restaurant yitwa Solution, ibamo ibyo kurya no kunywa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Abahigeze mwatubwira muri comment uburyo biba bimeze. Umanukiye iruhande rwaho ngaho gatoya ya Solution ugira ku yandi macumbi yitwa Viette. Aya macumbi nayo acumbikira abanyeshuri batandukanye. Sa n'ugaruka aho wari uvuye gato, dukomeze tugana aho stade ya campus yubatse. Urebe n'uburyo hameze, urebe ibintu bibera kuri stade ya mbere kandi imeze neza cyane muri aka gace ka Huye. Iyi niyo stade iberamo umukino w'amaguru football, ndetse akenshi
na bya bitaramo ujya ubona byabereye i Huye bihuje imbaga y'abantu benshi cyane biba byabereye hano. Haratuje kandi cyane, harasa neza, mbese muri make ibintu byaho ni isuku n'umutekano. Iyo ugeze kuri stade uhita ubona ishyamba ry'inzitane rikikije kaminuza. Iri shyamba ubona ryitwa Ruberetumu. Iri shyamba rifite amateka yihariye kuko rifatwa nk'urwibutso rukomeye rw'ingoma y'abakoloni mu gace ka Rwanda Urundi, kandi rikaba ribonekamo n'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye, harimo nk'inyamaswa twasangamo udusimba dutandukanye, inyoni, inkende ndetse n'izindi. Iri shyamba riteye ku gasozi ka Ruwande mu mudugudu wa Mamba mu kagari ka Butare no mu murenge wa Ngoma. Amateka avuga ko ryatewe mu mwaka w'1934, riterwa n'abafureri bo mu muryango w'Abashariti mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi bw'amashyamba mu Rwanda ndetse no kubungabunga ibidukikije. Byinshi kuri Ruberetumu tuzabigaruka butaha, noneho tuzabivuge ku buryo burambuye. Uvuye kuri stade usohoka birumvikana unyura muri ishyamba ririmo akayaga keza cyane, inkende ndetse n'ibiti bitandukanye kandi byiza cyane. Uhita usorera ku nyubako nziza cyane yitwa Auditorium. Iyi nyubako ifitiye akamaro kaminuza ndetse n'abanyeshuri bahiga kuko niho habera ibitaramo bitandukanye, meeting runaka ndetse n'ibindi bikorwa bihuje abantu benshi cyane. Impano z'abanyeshuri nazo zigaragarizwa aha ngaha kuko abenshi niho bajya imbere bakagaragaza ibintu bashoboye. Kuharebera umupira nabyo sinabyibagirwa kuko abenshi murahazi cyane kundusha. Uvuye kuri iyi nyubako ya Main Auditorium ushaka gusohoka wanyura aho ushaka kuko muri campus hari gate zirenga 2. Gusa iya hafi wamanuka werekeza muri ishyamba n'undi twavuze rya Ruberetumu. Ubwo muri make urimo gutaha wene ushaka kuva muri campus, birumvikana unyura kuri gate ukaza guhita ugera ku muhanda uhuza uduce dutandukanye. Hari umuhanda uzamuka usubira mu gice cya Huye cyangwa se umuhanda uzamuka ujya mu mujyi. Hari undi ukomeza Itumba ndetse n'undi muhanda ujya Icyarwa. Tutibagiwe n'undi muhanda ugera ku gisirikare maze ugakomeza werekeza mu karere ka Nyaruguru. Nitwa BYT, nari nabatembereje muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha tuvuga andi mateka yihariye kuri iyi kaminuza. Nawe muri komenti wambwira ahantu nazagutembereza ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Isuku n'umutekano.